Inter Miami yatsindaga NY cyangwa se New York Red Bulls ibitego 5 kuri kimwe muri umukino rero Messi yatsinzemo ibitego 2 ibindi bitsindwa na Terasco 2 ibindi bitsindwa na Jody Alba ku minota 24 nafunguye amazamu batsinda equipe ya NY Red Bulls ariko inkuru iremereye cyane ni Lionel Messi watsinza kongera kwandika kandi gahigo Fabrice akadushyirireho uyu musore nakono umupapa w'abana batatu mwe mubeza isi yagize Lionel Messi nyuma yo gutsinda ibitego 2 yahise aca kuri Cristiano Ronaldo mumaze gutsinda ibitego byinshi bitarimo penalty nuvuga ngo Messi asagira ibitego 764 byose hamwe bitarimo penalty aitaca kuri Cristiano Ronaldo umaze gutsinda ibitego 763 bitarimo penalty ko niba nushyiramo penalty Cristiano aracyara umukinnyi maze gutsinda ibitego byinshi amateka y'umupira w'amaguru gusa Messi iri joro yaciye kandi gahigo uduhigo Messi bizakomeza kuba kenshi mu gihe mu kibuga ahubwo nabonye bano bagabo bo uduhigo two turabashaka aho bari tujya kubashakisha icyakoze cyose ntago turabakurikiye ubu ngubu aho bigeze turavuga ko nta kintu gishasigaje ikintu kimwe ndetse nawe ubwe avuga ko nikimara kurangira ashaka kuzahita ritaringa iki gikombe cy'isi kigiye gukurikiraho boss dushaka kuze tubona chapitre baye closed akasebarasi bombi sigara dukurikije iby'amateka ni bombi bashaka kuza burasi bombi sezera igihe kijya kwegerana rwose ariko uyu mupira utabafite oya uzabaho tuzabona abandi ariko aba bagabo dera kumenyera imyaka hafi 15 20 bayoboye umupira w'isi basimbanwa ku bihembo kuri stage ziremereye ku isi bwabo ntago bawuyoboye nabi pe bawuyoboye mu buryo bukwiye hari ibyo bagiye batwara bikazanamo izindi controversy ntago yabura zo ntizabuze ariko bano bagabo baratu mu bintu rwose nshimira Imana kwa nararebye umupira muri era y'abano bagabo nabyo birimo niyo controversy yaba iyo ihengamiye hanga bifite uruhengekero icyo nashaka kubabaza murabona byabaye ndi nkuru ko Messi yaciye kuri Cristiano urumva akenshi debikunze kuba hagati y'abafana ba Messi n'aba Cristiano abamwe aba Messi bazana igikombe cy'isi bimwe muri factors zigaragaza ko ari go turabizi deba ya who's the goat maze imyaka myinshi kuva mu gukura kugeza n'amagingo aba Cristiano Ronaldo bo bakazana imwe muri factor nabo bazana ni ibitego kare mu cyese ibitego byinshi aka kanya Cristiano afite ibitego 936 muri byose amaze gutsinda n'ufite ibitego byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru Messi 54 ngo agire igihumbi 936 ubwo rero 64 ngo agire igihumbi aracyari byinshi bakigeza ati wari ugikomeje so urashaka kwibaza ngo deba ngo ubungu urebye nashaka kwibaza aba bombi Cristiano Ronaldo afite ibitego byinshi umupira w'amaguru aka kanya yabaye inkuru ko Messi yamuciyeho hatarimo penalty ko Cristiano afite ibitego 733 bitarimo penalty ubwo nufata 736 kabikuramo 733 ari penalty urabona ibitego 100 birenga afite 763 ubwo mu nkorera imibare ni 133 bya penalty ya ubango Cristiano afite ibitego 936 undi afite 700 hanyuma muri ibyo bitego 936 afitemo ibitari penalty 763 ukuvuga ngo ni ibitego 173 ni bya penalty kuri Cristiano yego sibyo so ari penalty ntago aba ari itegeko kwitsinda tubanza twemenya ko ari n'ubuhanga nabwo buri mu kwitsinda penalty ntago ari itegeko ni itegeko ntago biri mandatory ntago penalty zose zatsinze nyine utayitsinze ubu utapfite nyine yego icyo nshaka kuvuga no kuba nizo penalty yarazibonye sibyo akazitsinda bingana gutyo nazo ubwazo ni kigaragaza n'ubundi buhanga tsinda penalty nabwo n'ubundi buhanga naringiye kwibaza ko byabaye indi nkuru ko Messi noneho bya bitego byavugwaga yamuciyeho bitarimo penalty mwebwe penalty mu yahaye agaciro umupira w'amaguru ni ndo opportunity yo gutsinda igitego none se reka nkubwire mu mupira hariho uburyo nibura butatu bwo kubona igitego turabizi nyine set pieces turabizi box imbere y'izamu hariya ndetse na penalty so niba ushobora kuri mureke kuko ari penalty tubona ziri decisive zimwe ziterwa n'umukinnyi wa nyuma
hakaba n'izo muri match zisanzwe sinumva hari n'ikindi kintu kidasanzwe kubera ko aba bagabo amakipe baciyemo siritu bombi babaga ari main figure ariwo main player bagenderwaho ndetse ibitego batsinda no kuba nibi byinshi birimo ni nuko abaga bahabwa iyo privilege yo kuba bari mu mbere batera izo penalty kugira ngo sezo irangire bari mu bitego byinshi babashe guhatana izo za pichichi n'ibindi kuko nyine nkuko hano tubivuga intero ni yayindi muri sport ni igitego kugirwa icyo cyizere cyo gutera iyo penalty nuko ufite iyo capacity yo kwitsinda aba rero nabagabo ni na byiza kuko penalty ntabwo ziboneka kenshi kandi turabizi ko shootout zo zitabarwa ariko muri open play guhabwa amahirwe yo gutera iyo penalty ukanayitsinda ni kimwe nyine mu bigaragaza ko impano yawe iri sealed ufite capacity ifite reka mvuga ngo kuko umukinnyi ushobora gutsinda ibitego mu buryo bwose yatsindisha umutwe yatsinda izo penalty muri open play mu buhanga bwe niyo tuvuga nyine ngo ni ya package ihagije ku mukinnyi uri complete utsinda igitego mu buryo bwose aho cyabonekera hose cyangwa se mu buryo bwose kibonekamo igitego ni igitego nkavuga ni rero mu bitego hafi 990 ufitemo 170 nta muri penalty ubwo byo tuvuga ashobora ko arateye nka 200 zirenga cyangwa 300 ubwabyo conversion rate iri gutyo ni kimwe mu bishimangira nyine ubushobozi bwo kuri njyewe igitego ni igitego kuko nka kimwe mu bitego byibukwa cyane ni igitego njya kwigendera Diego Maradona yatsinze abongereza akoresheje akaboko cyatumye ekipe bavuga ngo akaboko hand of God impamvu kibukwa nuko kiri controversial igitego babona ko cyembeka itagikwiye kwemerwa ariko icyo cyakoze hariya cyabafashije guprogressa muri iyo stage banatwara igikombe cy'isi cya mbere kinatuma afatwa nk'umwe mu bakinnyi bibitangaza isi yagize impamvu ngari urwo rugero ni igitego kiri controversial iyo cyemewe gihindura ibintu penalty rero ni ubundi buryo bwo gutsinda igitego ku bafana ba Cristiano rero yes kugitsinda atarimo penalty ushobora kuvuga ngo wenda ikitarimo penalty nicyo gisa nk'ikigoye niyo debishobora kuzamuvuga ati biragaragara ko yatsinze bya bindi bigoye ibyinshi yatsinze nibigoye kuko ntago harimo penalty kuko wenda gutsinda penalty ibishobora kukuza kwitsinda bari biki obstacles ni wowe n'umuzamu wenda no ko wayishyira hanze ibashije guhangana n'umuzamu kayimucisha ijyamo ariko nayo tuze kwifata nk'igitego nta gitego cy'igice kibaho igitego bari igitego burye cyageze mu burya uko cyajemo cyose bari igitego cyane kirabara kandi ubwo rero ibyo byari kuri Lionel Messi n'ikipe Inter Miami wujuje ibitego 734 bitarimo penalty ubwo Messi we amaze gutsinda ibitego muri rusange 837 kwamaze gutsinda penalty 104 837 ubwo amaze gutsinda penalty 104 Cristiano twabwiraga amaze gutsinda 936 muri ya gahunda yo kuza ibitego igihumbi arabura ibitego 64 Cristiano akaba afite penalty mo 173 ubwo murusha penalty 71 bura Cristiano ari no mu bakinyi mu mateka bazi gutsinda penalty cyane oya anazitsinda hari ikintu maze kubona uziko sinakenshi njye namurebye hari abeza bazira we nuko afatanyisha undi akagira izindi arata ariko burara abakinyi tuzi batajya nka Ivan Toney urabona Ivan Toney apeta penalty cyangwa Jordan nuko ndafata umuntu ngana n'uyu wa Messi na Cristiano nijya amaze akina cyangwa Jordan Anderson afata penalty nya Ivan Toney afata penalty kuva muri Brentford hagajya arata penalty namwe ikipe y'Ubwongereza iyo fact nayimenye muri Euro y'ejo bundi urabizi abantu bageze bajya muri shootout barimo makina n'Ubusuwisi ibintu nk'ibyo muri Suisse kimwe cya kane kimwe cya kabiri afata penalty yatsinda penalty avuga ati ntagajya yitsinda biterwa ko muri Brentford ayirimo penalty zafata ntajya zirata numwe mu bakinyi batera repose bura Frank Lampard no yarataga penalty gakeya na Jorginho Jorginho nawe Jorginho yazanye na system yo kwitera ba buryo gusimbutsa akaguru kamwe byaba Bruno Fernandes uziko ndi kureba bageze hano barayimenya batangira kuzikuramo gusa umwe mu bakinyi bafata penalty zipfa kuba nyinshi mgatanga n'aba Cristiano na Messi ntazirate cyane Ivan Toney naramubona yazirate ndi kureba uziko ubu ngubu na Cole Palmer yaramaze atari zirata ariko aza kurata yaramaze 12 zikurikiranye ndi kureba ubu ngubu Cristiano arusha Messi ibitego 69 nza gusanga mu myaka ibiri difference irimo hagati y'imyaka yabo bombi bafite ndetse no kwa nyine Cristiano yarajeho afiteho nk'imyaka nk'ibiri ravance kuri Messi iyo baza kuza harimo ubanza hano bagaba ibitego
bari imbiri cyangwa arimo defense urumva seze ebyiri ibitego 69 tubare ko yatsinda 35 kuri sazo kugira ngo wenda bifate ariko ibyo bintu ntabwo wabiprova ntabwo batanyumva nabi ariko difference mo ibitego 69 harimo advancement y'imyaka 2 uzi impamvu ibyo bintu ikintu nekereza impamvu nekereza ko ibyo bitari bidafite agaciro mu bitego nuko hari umukinnyi usoza afite imyaka 40 undi afite 38 dushaka kubona basoreje imwe kandi njye kuri aba bagabo imyaka average y'ibitego buri mwaka buri sezo nibura sinka 35 nyega ko uyu muntu azayikora ahubwo basoje average buri sezo bamaze imyaka ingahe bakina na 16 17 10 oya 35 bya 40 omwe 40 kuri buri sezo nibura kuko baduhaye Ronaldo ni yaje 2004 akaba amaze gutsinda igitego 936 yaje muri 2004 azahe niyo aba introduce muri sporting oya urumva Cristiano yaje muri Man 2003 yaje muri Man 2003 atangira gukina ku rwego byibuze kutanya kubona umwanya hozaho 2005 2004 reka tufate 2004 sibyo 2005 kwako ufashe 2004 ku bitego 936 afite ubu ni imyaka 21 byaba nibura yatsinze ibitego 45 kuri buri sezo iyi ngiye akamaze gutsinda 36 kuko 45 ku myaka 20 ni ibitego 900 ibyo biharuro ndumva bicanganye gusa ikiri cyo hano bagabo baduhaye ni batari yene mwana wabwiye ngo ibyo bintu byo kubara ngo sezo ngo buretagira ibitego ngaye mu byorere kubera yuko dushaka kubona basoreje rimwe kandi baratangiye harimo urumva byanashoboka ko umuto yagenda mbere urumva difference irimo kuri abantu babiri nka Cristiano ushaka kubara ibyo bitego muri Man kuko muri Sporting bamuguza atsinda nubwo atsindaga ibitego bike ko yaratsindaga banamuguza amaze gukina match ya gicuti na Man ni ibitego ibingibi yifitiye nyine umva nibyo byongera kuri kariyeri na Man buriya sezo za mbere nkabura bamuhereza nimero 7 akigenda uyu Beckham 2003 bakimuhereza nimero 7 ntabwo yasatangira gutsinda hagiye gucamo imyaka ari mu umwe cyangwa ibiri ubona agira impact muri game ariko adatsinda ibitego urumva Cristiano atangiye kuba goal machine cyane birenze muri Real Madrid muri Man asizo 2-3-2-7 arisizo yibuka idasanzwe yakukumbye atwara utsinze ibitego byinshi atwara ihembo byose bishoboka atwara umwakurikira atwara Ballon d'Or yese ko yabanje 2007 yatwagiye mu cyose gishoboka mu Bwongereza umukinnyi mwiza PFA watsinze ibitego byinshi atwara Premier League na Man U cyajya batakoresha zikurikiranya atwara Golden Boot atwara ibihembo byose bishoboka ari n'ikindi gitangwa n'abanyamakuru bandika arabitwara byose bitandatu bishoboka mu Bwongereza ariko nibwo yaratangiye kuba goal machine ubundi aho muri Man U ariko ugiye ubarango buri sezo ko nka Messi nayo giye yazamukiye muri Barca yatangiye uziko Messi 2003 finale ya Champions League ntagore mu ikipe ibanzamo yaramaze n'imisi yaravunitse urumva rero yego ntago yaba mu ikipe ibanzamo ko yatangiye kuba umukinnyi w'umustat uhoraho bihora ntabwo nimero 10 Ronaldinho bagiye na mbere y'agakina na Ronaldinho ariko nyine ataraho umustat uhoraho ngo yimurike ubwo rero ugiye icyo gihe wageshyiramo imibare myinshi ukabara ngo umwe noneho yafatishije umwe gutya ariko baganiraga average imibare ntushobora kuyikura kuko imibare ntibura kuri sezo ukavuga uti nubwo ukatongera ko Messi wenda cya Cristiano azakina imyaka irenze ugenda mbona bisa nkaho abagabo bazasoreza rimwe birashoboka unanarebye bigeze bose imibare yabo nimwe kandi basoreza rimwe tuvuga ibitego byinshi umwe atsinze 2026 tuvuga ne basoreza rimwe umwe atsinze ibitego byinshi cyangwa umwe atwaye ibikombe byinshi ko Messi umaze gutwara ibikombe byinshi mu mateka kurusha Cristiano usagaze kuri 40 kuruta n'undi wese urumva nibasoza kariyeri nibasoza kariyeri ntabwo uzabara ngo urugero nimba urumfana Cristiano uvuge ngo Cristiano ngo iyongereza ebyiri ngo ari gutwara ibirenze na Messi tuvuge nimba urumfana Cristiano uvuge ngo iyo Messi yongereza indi ebyiri agakina nyinshi kumurusha gutsinda ibitego byinshi ngira ngo abagabo umuntu yabinjoyinga uretse abaze ku byacivinze n'ibyo ageze ko namwe mu beza umupira w'amaguru ariko tutabaze kuri sezo bakinye kubera ko bashaka no kuzakina izitandukanye kandi bagasoreza umupira umwaka ubu tuvugana rero Messi amaze gutwara ibikombe 45 ya icyo nshaka kuvuga nk'ubu ngubu yamuciyeho nk'ubu 44 aramutse asezeye ntushobora nk'umwana wazajya gukora borete nk'umwana reka tureke nk'umuntu ushaka kuzavuga ati ubaze nk'imyaka yakinnye wenda 22 buri sati yatwaraga ibikombe bibiri kuko ubuzima nyine n'imibare ntushobora kubitandukanya
so bikunda kugenda imibare ishobora kugufasha gusobanura ibintu ariko ntabwo ibi wenda ibisobanura iba itanga ishusho ya 100%. uwo rero yari Messi wafashe ikipe Inter Miami gutsinda New York Red Bulls ibitego 5-1 muri shampiyona ya Major League Soccer. Byarafashe ikipe Inter Miami kuzamuka ku rutonde rwa shampiyona ko ubu ngubu yasigera ku mwanya wa 5. Sizishize ndabyibuka nkanga yabagiyoboye yarangije season regular season ko batabagira playoffs iyoboye shampiyona inatwara n'igikombe cyatumye itwara bayihere cyari igikombe kirindi rushanwa bari bakinye ko ntabwo atwaye MLS yaje kuvamo akika ariko bageze muri iyo bamaze bo bagira ibintu bya Eastern Conference na Western Conference nk'ibyo muri NBA hanyuma hakagira amakipe ajya muri playoffs yageramo agahura ntibamanuka bagahura bakagira conference paka bageze yitwa kigera yageze mu playoffs itivamo rugikubita ariko yarasoje shampiyona regular season nyine iyoboye ubu ngo ni ya 5 ndabona imaze gutsinda imikino 12 muri 21 yanganyije 5 itsindwa imikino 4 urumva rero yuko muri conference y'Iburasirazuba ntago ari bibi cyane nk'ikipe yagica mu gikombe cy'isi cy'amakreb bigasa nk'itanyeho gatoya ikongera ikagara yumva nabari abakinnyi bafite imyaka ingana kuriya bayigenderaho nteko y'ururimi n'umuco nawe se kandi nibo bahubwo banyabo inteko y'abasaza kanama ngishwa nama kabisa Lionel Messi ngibyo nguko rero kuri Lionel Messi gusa isi izabakumbure mu gihe bazaba bavuga ngo gukina umupira turabiretse ngiye mfite ndi kwibaza abakwiye kuba basubirira abakora mu abakabakoreye mu ngata hazaza abandi bakora ibyabo ndabona bidistinga nyine tubona tuvuga ngo niba biri bahari nabo ubona bahanganye bari gupambana biracyavanga vanzo harabo mubona so umwe arazi isezo ndakazi kurikiraho ntago baricayura nibyo ngibyo kuri Messi twavugaga twagomba kumukeza of course yakoze byose nagahigo kajyaho ubwo mugenzi we Cristiano nyuma yo gusinyira kara kavagari kangana kuriya arimara yanze no gukina igikombe cy'isi ko yabonye offers ziva muri Argentine ziva i Burayi nabo barabivuze ziva muri Amerika ziva no muri Al Hilal muri Saudi Arabia arabyanga byose kugira ngo aguma arinde umubiri we byibuze rero ko yakiniye isezo akaza kiri igikombe kizabera muri Zimwe za Amerika mu 2023 mu mpeshyi kandi ikipe ishobora kuba yamufasha nabo bakagitwara Portugal ni ikipe nziza yego nyuma yo gutwara iriya UEFA Nations League abona nyine imibare yindi isigaye ni Coupe du Monde ndetse no kurwana n'ibi bitego igihumbi barabura 60 birengaho gatoya Messi ubwo nayinje muri 837 birengaho gutyo aho ngaho ubwo rero imibare iracyarimo haracyarimo difference hagati ya bombi ibitego 30 birenga ariko 69 ariko 69 ariko yego ariko aba bombi turacyafata nk'abakinnyi beza umupira w'amaguru wagize mu mateka ubwo namwe muri comment mutubwire ntabwo tukubaje ngo ni Messi ni Cristiano ko turabizi mwarabigabazanye ikibazo turababaza next got murabona rinda abani bavaho indura yoro umupira w'amaguru ndizabasimbura ni Lamine Yamal ni Mbappe ni Haaland ni Vini ni Haaland abo ngabo ndubwo washaka no gutumbuka undi uko Lamine Yamal nawe tubonye ko afite izo potential ariko ari muri abo ngabo bane nubango ahubwo ikintu kigoye kitaraboneka abo ngabo bane abandi babiri baravamo he kuko kuburyo baza kwicayura ubu ngubu urashaka kuvuga ati Real ifite Mbappe projet niyo ugiye kubakiraho na Barcelona yamaze kubicayura projet yagiye kubakira kuri Lamine Yamal noneho izi kipe zombi uko ziri buze gukomera ku rwego rwo ku mugabane w'Uburayi ndetse ku rwego international uko ziri buze gukomera uko ziri buze guhangana kwazo nibyo biratuma abakinnyi bombi nabo basa nk'ari bo ikiragano kindi gikurikiyeho kiribuze kugenderaho ubwo rero ko tukibuka ko mu Bwongereza hari ikindi kinyamaswa gihari nacyo takizera ibyo cyakora ubwo rero mu kanya Fabrice adushyiriye Paul kuri YouTube yacu mutubwire next got ni Mbappe ni Lamine Yamal ni Haaland ni Vini ubwo nimba n'undi utekerezo ushaka kuzavuka umwandike gusa bashyiraho Paul yabo bane yongeraho n'indi adaze ushaka ko wabona Nizeyimana Jean oya wundi bashaka uwitwa Damuri binanditse arashotora uwo wundi ushaka ajye kuri Daro wamaniyo ugamije iki uwo wundi mushaka mujye kuri tubacu muwandika ariko hagati y'abo bane mutubwira ninde mubona next got bamaze kugira Mbappe bati yashyizemo itandukanye ko katwa igikombe cy'isa kiri ku myaka mike kandi agizemo uruhare icyabura ni Champions League ibitegara barusha Champions League na Euro
abandi bakavuga ati Lamine Yamal tarafite ati yahawe umugisha na Messi n'ibindi abandi bakavuga ati Haaland in goal machine, abandi bakavuga ati Vini yibwe Ballon d'Or ariko yagaruka nubwo biri kwanga. Ese ninde ubona cyangwa ari nundi ubona tutavuze shano n'abatrolinga bakavuga ngo Anthony bandi bazaza kuza guhanga naho hengere saa 5 zibura 2 urapimye ko ubwo rero Anthony Mbappe kabise Anthony anyuze koko muri bibi imbumbe. ubwo rero ni ibyo ngibyo ariko tunayibutse ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa barimo Gorilla Games, barimo Rwanda Form, barimo Mango 4G, barimo Agidia Papers, barimo Sportsland, barimo Manifa Limited, bakabamo Winner Bet Rwanda, bagufitiye gahunda ya casino turaza kubabwira mu kanya mu yindi saha, bakabamo Mukamira bagufitiye yogurt idakenera frigo, bakabamo RBC igufitiye ubutumwa bwo kurwanya malaria aho yakuzaniye Guardian uburyo bwo kwirinda imibu bukoroheye, tukagira na Ecobank nayo turabwira gahunda ifite za Express Point n'izindi, tukakubwira na Nahabo ko nayo igufitiye umuti w'amenyo utuma utana n'ifumbi ndetse n'impumuro mbi mu kanwa. Rwanda Revenue Authority turi kumwe ndetse na SFH turi kumwe muri iki kiganiro. Ni BNB Sunday Sports. Mu kanya turagaruka dukomeza murera yanyu turacyafite amakuru ya transfer, turacyafite na apel turegeramo, turacyafite muri Ferwafa